ariko ubu ngubu nk'ubu koko nzagire urimo urushaka n'umugabo kabwa oui présent wagiye ari we uje wisekeshere uzungu ibintu ndimo cyangwa turimo nibyo guseka none sibyo twari dusezeranye ko tuza gusohoka nimugora nta mano ntukanyambare ya matara z'umukara uyu unsuzuguriramo kanbike mu ngutiya yanjye sha ariko izirine uramutse uzimenye sha uzimenye iyi bayita nguki njonogo nakujonora ese wanjonora nge nta njonogo ngira ubona iyi ngiyi iyi ntago ari pinye hakugende ukansuzugura nta mbaraga mfite ni pinye wanjonora se nta mbaraga mfite reka tureke ibyo mugabo we twipfa n'ubusa twiterwa ngo twitere natwe ubwacu turapfuye turashize icyonzi icyo rundiye rutagusize rukure rutansize he habaye iki urari rutazubapfuye nje kabwana nta bintu uzi nje banyita kabwana setse kakwanda engineer wakaritse abantu bose baranzi uwungeze hari rukanka baraje bakubone umva ko bavuganye n'abazungu noneho ahangaha ndayamanitse ariko tutavuga umuntu habaye ndayamanitse mana nyagasani we baba we ayiga mana nyagasani he uri umugabo mu rugo kuvugira mu migani nka Yezu wavuze none nk'umunyarwanda ukerura iki ryo kigiye kugaragaza umugabo mu rugo ubundi kikagaragaza n'umugore mu rugo habaye iki se itonda ariko itonda ubone ewe marinette zanye n'isubira marinette usubira mu nzu mu biki marinette zanye n'isubira mu komeye nangu urasubira mu nzu mama yake na mama nanga mama yake na mama ariko ye yana amahirwe mbasanze mu rugo mwembi kabwa mwibwirize mu mafaranga yanjye nikomereze sikuri kuntunga urutoki ntabwo uri kumva ibyo avuga shani mungire bwangu nyine urabona ndabura iki ndayabona cyane ntayo mbona urabona amafaranga nyine urumva hari ukuntu twabyumvikanyeho ngo tuze kuza kugira urumva kugira ngo tukuza kunde basi cyangwa muyanzaniye nyine usanze nibyo turi mu kuvuga uriya muntu twari tugiye kugira ngo aduhe amafaranga abandi tumwishyure wagize vuba tukagenda tukajya kumwishyura koko muze ntugire ikibazo singira ikibazo simvanta yajyanye ukuri mbabwiye kandi twari tugiye kugira bakemura ikibazo cyanyu nanjye nimunkemurire icyanjye ndashaka amafaranga cyangwa ngo nta mumpaye mbimenye kandi simvanta yajyanye niko niko kuri mbabwiye mubyanga muhitemo ugomba gupfa ndabakubitisha ingwa cha mbaduka ryagombe ndabahagomba gupfa umwe cyangwa mu mafaranga ko hari umushinga nari mfite nagomba kuzuza ariko byemera upfe oya wa mugabo wewe yewe dogiteri yamwe ko mfite intanga yisi kubyara abana benshi ngomba kubyese naho ukababyara babarira upfuye n'ubundi nabyara mushaka kumenya gutyo ndagiye kandi ngiye mbabaye murunyumva mubyeyi ntabwo muhitemo umwe muri yambara kuguhemukira ibirenze zo cyangwa ibyo bundi muta nakati kanyu reka ngenda nigendeye kwanza weya umva nkubwize ntabyo wumva imuyama amafaranga kandi ko myafite ubwo uhisemo gupfa cyangwa madawe uhisemo gupfa muze oya mubyeyi rwose uzanshaka numva mbaze nkubwize nyine nk'umuntu w'umugabo katwumvikane noneho urumva twumvikane wenda uduhe icyumweru namaze kurahira icyo cyumweru dushaka cyangombe muhitemo icyo cyangwa icyo bundi umwe muri mwe muzaza kushaka nakiboneka bayi ubwo muhitemo none muze yasizo wenda kurahira ari byo nkubwira atari kubera wowe ntabwo amafaranga twayabonye ukabona ngo ugiye kugura ngo ugiye ngo tujye kwa songo tujye kwa nde ngo si kubera wowe shaka amafaranga abandi tuyamwishyurira ariko wa mugabo ninjye mugabo cyangwa niwe mugabo genda umugore dore wana ndafite amabera abiri mu gatuza hari amabera abiri wowe woronsa utangiye kumpinduka kuki wabyemeye noneho niba warabonaga yuko ndi gukora amakosa twanga kwishyura umuganga kuki wabyemeye none turahitamo niba ufite amabera abiri urapfa njye udafite amabera ndasigara kandi mva mbese ariko mwana ubwo ni ugupfa ni ugupfa garuka hino tubyumvikaneho neza ngwira tubyumvikane ntabwo nasi uvuze ngo iki aha none ngiye kugufungira muri ino nzu ubwo ngo nanjye ngende sinzi uburyo uzayisohokamo niba utaje ngo dushyire ibintu ku murongo tubyuzuzanye turabyo twishyura umusaza waje twikinge rimwe sinje uvuze ngo kabiri sinje ntaguje nuzuze umubare kanga
naringiza ngo iyo wibeshye none gute none kuzangata ngo cinya buriya ngiye ngiye mu nzu buriya ngiye ngira udupangu twinshi buriya akagwa nasetse kakwana injina wa quartier niyo mpamvu abantu bose baba banze dore ukuntu bimeze rero ubundi umugabo nicyaberaho umugabo ashaka ibisubizo by'urugo diregite ako kanya ukuntu bimeze rero urabona Manudi buriya Manudi ni umupanzi arapanga bapanze bagapangurura uya Manudi ni umupanzi 100% muri rateteye agira ibintu byitwa rapide ntago birabatete vide waje tukajya kureba Manudi tukamubwira uko ikibazo giteye akatugira inama kandi ko yatugira inama nyaye kebura Manudi cyane Manudi wabanje ugasimbukira ko nza ngusangayo oya tujyanye n'ibyo byiza kuko batubwiye ngo duhitemo upfa aho kugira ngo uzapfe cyangwa ngewe mpfe waza tukajyana twese akatugira inama turi hamwe oya cyangwa wikinga sigura ngo urangaye none batwiba baramutse bibye byagenda gute aramutse agarutse hano umupfumu yagiye ngo turi hano hafi asanze dukinze rero nibwo yahita duteza hanyuma aje akagira ibintu ashyira mu nzu cyangwa agashyira mu mazi akaduhumanya twaba dukoze iki wajya utekereza akareba mugabo we ariko uyu mugabo kinga niyo haba hegetseho gusa ntago yamenya ibyo ari byo none se kamubaze ubundi utabeshye ikintu nyamukuru mupfa n'umugore wawe n'igiki ahora n'icyo wa mugabo umugore wanjye ni umuntu ubushaka ngo nahe ngo saa 12 mu kadomo ngo nindi wenda ngo ninyererwamo nahe nka saa 1 none se ubundi akazi kawe ko mbizi ko ufite akazi utasanga utabeshye saa 10 kuvara ukazugera mu rugo n'iminota ingahe ase nk'iminota nka 45 ntabwo yageramo nubwo waba bateza akanyamasyo ariko se ntago uzi ko umuntu agenda asuzanya n'abantu ugenda usuzanya n'abantu nacyo 45 ubwo no kuvuga ngo tuvuge niba akazi karangira saa 11 saa 12 bageze mu rugo arakubwira ati saa 1 nibigatinda none se ubundi niki gituma izo saha zikubanganya rero iyo amasaha ageze yo gutaha pe nditunganya ngataha ariko urabizi nyine nk'umugabo banyene gufata agacupa ndagenda ngasangira n'abagabo bagenzi banjye tukaganira kuko hariya havamo ibitekerezo bizima kandi abagabo muganira ndabizi ni Karisiti wadivorushije ni Valido ateye umukobwa inda natanga indezo ejo ndi ari mu murenge ni Kidayida nawe afite ikibazo afunguye ejo bundi ntabwo bizi ko afunguye ejo bundi yarakubise umugore nyine se ntabwo nizo nama muri gushaka mu bunzi bakabunga ndetse n'akagoroba k'ababyeyi yarafunzwe none nizo nama nizo uri kwigira kuri abo bagabo njye navuze ko dusangira agacupa nta by'inama nakubwiye dusangira agacupa hanyuma abo ngabo niba urutisha umugore wawe kandi naha ndataha umugore n'ubundi ngamusanga mu rugo oya biroroshye ariko we ikibazo gihari nyamukuru nta kindi arashaka ngo njye naha saa 12 kubera uzi impamvu nuko atizeye abantu muba muri kumwe ariko wakiusoga twese kunsiga urana atari mu mikingo mu mukingo yi tuve hare mu rugo twumvikanye guki nyine tujye kumureba nase ngengene ko mwimikoki nturudukere kubite hasi ndamutse mvunitse abigenzuye ariko se ngaho cyumbere no tugende unsuniko hano kuno usunika nyamara ego kumanuka nari mvuye yo hejuru kuri rya shyamba ryacu nari mvuye kuri rya shyamba ryacu nyine nibwo mise bamumaze ure gushyiramo agatege sise ko mwiruka uretse gatoye siko mwirukanka wa mubyeyi hora buriya yabango uvuga batarabona shaho aho mugiye harajwe aha ariko reka nkwereke
nubwo umugore atarahagera reka nkugire inama nyamukuru n'undi asange tumaze kuyisoza sibyo inama ya mbere sibyo kugira ngo buriya wubake urugo habaho mwiriwe abahano Niriwe neza. muraho Komera kabwana. mukomere cyangwa ngo niwicare njye nta kibazo njye nta kibazo nanakwiye nkicara naha we icare hano icare iyo ntebe ariko icara nkwereke iragutura hasi nicare neza Dore cyangwa wanakwihengeka gutya gira gutya nkwereke oya irabatura hasi oya yewe nta yihurije manu none se mwaretse tukicara mu nzu oya ko mwari oya ntabyo mu nzu manu reka nkubwire siko dushaka amanoti nyine wa mugani urumva ushakiraga ni ibanga rikomeye none se Manu ubundi se ko kuruza ataraza aretse nkabanza mu nzu iki ngiki se ubwo njyewe ugiye kuncabira ubwo biri butinda ujya twebwe vuba vuba wewe ugiye uba wiheje ariko ndaza no gukorera mu rugo nta kibazo ubwo wazanye dufashe umugore n'umugabo bicaye aha ngaha ntabwo biba byoroshye Igendere. kandi nawe urabizi koko ngende njye kwicara njyenyine nta n'agacupa nibura ndataramira ku ikibazo rero ni icyo urinda ujya mu macupa ko mubwiye kujya mu rugo jya mu rugo amasogonda agenda abandi menye ko ikibazo cyawe kitararangira kandi ko ntutinde oya ntabwo ninda Manu nawe narakubonye dore kabwana wagira ngo yaguhaye oya nta none se mbega kose yagiye ntabwo mbona ko arenze ntabwo uri kumubona ko arenze reka manu ibituzanye aha ngaha byatuma umuntu mubwire aho sinavuga iki urabona kuvuga umugabo ngakora ijambo umpaye ijambo ndi umugore akosubwi we ntabwo so umbwiye ngo tuze kureba amanoti nyine manu uko bimeze urabona ideni twariye ni nk'irya nkuba deni mwariye turakomerewe nk'irya nkuba urimo ideni baka se baje guteza cyamunara inkuba si irya nkuba ni iry'inkuba baje guteza cyamunara se umurabyo urahinda tutigwa birarangiye urumva imvura yagwa gato tukajya munsi y'igitanda twagera none sinzi yanyu ko itari mu manegeka y'imvura muri kwitinyira iki ubu uyu munsi wa none hari hagati y'ibintu bibiri uyu arapfa cyangwa apfa nuko bimeze kuki hari uwabatanzemo igitambo se none se ko mutari kumbwira nyine ubwo ndamenya umwe arapfa undi arapfa ndamenya ari ibiki nyine manu reba ukuntu bimeze rero urumva urabona wa musaza uwuhe musaza se muvuge ino siko byadukomeranye muvuge nyine nyine twagiyeyo urumva mujyayo nyine aduha umuti inde se wa musaza w'umuvuzi yewe wa mupfumu urabona cya kibanza cyacu umunsi ko cyari kiri ku isoko cyarabuze abakigura turagenda turabimubwira turamutekereza aravuga ati ngewe ni uguhuhaho koko umutarawudu turaza turataha mu gitondo kare batubyukiye ari nk'ijana turakigurisha mwaragurije ntiwanagura n'agacupa koko turi inshuti nyine icyo ngicyo cyo niyo se wakoze nk'ubukwe cyo wakituveba nyine ariko man ntumbwire ko wagurishije ikibanza amwe mwapfuje ubusa ngo muri gukora ubukwe ari mu gusekesha nyamara manu ejo uzaba uri mu kurira wizwa n'ikiza ngiye cyangwa uyu nguyu ntese murapfa muzize iki nyine yatubwiye yarahiye baradukubitisha inkuba ngo itagira amazi oya kandi nawe witangira kwika uvuza amazi nyine none se ubwo iyo mumubwiza ukuri nyine uriya mugabo wamubwiza ukuri uzi ukuntu yashinyitse amenyo noneho ubwanwa ari kubuzunguza noneho turi mu ntuze turiya kugira nka mbona ari ntuze ari shawuri ni wawe none se muragira ngo murashaka ikigero ko nari muri gahunda zanyu ko nundi mwariye si nimumeho ngewe ndazipanze tukwemera wadupangiye ubuzima pe dufashe ukabyara mwe murashaka mbigire kuntu mutari bupfese cyangwa mbigire kuntu mwapfa vuba cyangwa udufashe turebe uburyo twakira kuntu mwamwishyura none se kababwiza ukuri twamucabiranye natanu ufite ngo uburyo twamucabiranye yego icyo ngicyo kuburyo twamucabiranya none agahita yumva ko tumucabiranyije niba iminsi ikaba yicuma turi ibihwerahwere nta kintu dufite iminsi ikaba yicuma mukaba muyashaka tukaba tuyashaka erega nawe twazakugura n'akantu none se ku byo ngiye kwiga umushinga nta kantu se n'undi wewe umushinga we ntugire ikibazo nyine ubwo ngiye twahita ducarira ku kabotike kwa Suzanne urumva ugahita unywayo kamwe kabwana
noneho wenda uyu munsi mbonye ikintu mwumvikanaho nk'umuryango wundi ntabwo mwajyaga muhuza ngo mwumvikane ariko reka nkwereke ngiye kubereka ikintu dukora sibyo kandi mwemeye ko muri bungurire muze tuze mu nzu ese kutitwara nk'umurwayi wundi urabona bigenda ubikiri utari merewe nabi nahise madamu ubwo uvuga ngo aremba apfe uyu mugabo warwaye ugomba kumeza utyo cyo nakwiye kuba ufite ubwoba ariko se wowe ugabanya amagambo urabura indembe usinzire kugira ngo bize kuba bimeze neza jya utitira kandi nk'umurishwe n'imbeho ahubwo ikibazo nabuze indwara ese abarwayi bose baba batitira ubwo urwaye iki nubwo tuvuge ko narwaye indwara ituma ntatitira ni iyihugu si wowe watubwiye si indwara titira rero nyine akora ibyo nakubwiye madamu nawe ndashaka mbona amarira mu maso arimo amanuka mana yawe mupfire rimwe rero cyane muzi ngo ndimo ndabinginga ibintu reka n'ubundi ntabwo ari ukubinginga cyukoza uzi gukora umuti ibi bintu se wabikuye umva rero kondisiyo mugiye kugenderaho sibyo umuntu igihe ufite ijambo ahangaha urumva weho cyane cyane aho urwaye ntiwemerewe kugira gute kuvuga kuko uri indembe madamu nawe urajya uvuga ariko madamu ubundi yafashwe ate yafashwe atengurwa ikintu kikaba kimusumbanya mu mutima mwikwita ko ibikoresho byanjye bidasa nyine n'ubundi dore muje kubagaho nyine none se madamu ubundi yafashwe ate ariko se sohorejwe nyine ndabizi murabaye ko ashohorejwe umugabo wanjye yafashwe atengurwa akagitaka cyane ngo afite ikintu cyo kumusumbanya umutima kimusumbanya umutima kandi afite n'umuriro mwinshi none se umubyeyi rero byumva bafite ikibazo none se hari ibintu mwari bidasanzwe se ntabyo pe nta bidasanzwe amaze igihe kingana iki se afashwe iyo afashwe mu kanya gatambutse ngiye kumva aranyaratatse arankunda ndapfuye yageza ko hasi se oya yaba yambaye se inzoga oya ngo njye ntanywa inzoga harya wambwiye ko yitwa nde yitwa Kabwana injiniya ni umwenjeniyeri warimo arakubeshya nitwa Kabwana setse Kabwana injiniya Karisi nanjye kuvuga umugabo wanjye mu mazina niyo mpamvu wowe bwabita nde njye nitwa Nyirabazungu Nyirabazungu ko numva se ibintu bitoroshye none se Kabwana urumva ubasha kuvuga ku buryo twaganira gake Kabwana watashye ryari nijoro ibisanzwe ubwo ni ryari saa moya nibwo watashye saa moya ari muzima nda dore nguri yaraje ni karibu harya nakubwiye ngo ikinyira agakino mvuka bwari muzehe ubwo rero urabona nyine uyu murwayi amerewe nabi ni ukuvuga ngo yagize ikibazo cy'umutima sinzi ikintu cyamuhahamuye cyamuteye ubwoba ku buryo yaguye n'igihumure kanongere mupime ndeba ko bitazamutse naho we ngwana umugabo wanjye adapfa kwe mugafasha twumva umutima kuri gutera umutima ko ubwo se wagira ngo wimutse uyu mutima ko nduzi wagira ngo wimutse umutima ntabwo uri mu gitereko umugabo yawe atumva igihaha gerageza wumve muze izi ndwara se izi ndwara zino ze yewe igihaha cyagiye mu mpyiko ndapfuye mana ya kubifate se ngo kuzamura imanuke neza zamura mbagira inyo ngo umbwira Nyirabazungu ariko uramubwira iki muze narakimubwira rwose ubwiza uramubwira iki ariko kuruzo arembeje narembeje ndabibona nyine Nyirabazungu humura nimwende guhemuka arakira ariko
ikindi gihe zanza mukukire rwose ndakubabariye mbonye uburebwe ufite mbonye ko ngora bahangayitse humura urakira kanigendere none se muzehe waburetse kugenda tukavugana nta kibazo none se umubabariye mwari ufite ikihe bagenda bahebuka ntabyo nkubwiye umwana yego warize nakakubwiye gusobanurira ariko birinde guhemuka barahemuka wirinde guhemuka ubu ni nyabazungu sinkeneye kugupfakaza nawe sinkeneye kupfa mugere mibereho ariko mumire wenda kugira neza ararembye neza afite n'umuriro wagira ngo umuriro ugera kuri mirongo inani na kabiri afite umuriro ugera kuri 82 zamura neza sero nyabazungu uranenga amatwi sinkeneye kugupfakaza nawe sinkeneye kwapfa kandi ariko umutima ugutinye k'umunyarwanda cy'umugani ni ukwirinda guhemuka ibi byose biturutse ku guhemuka kwanyu none se ubu burwayi ikintu buziho muzehe abashobora kuba biziho mada ntabyo uzi nawe none se musaza mwana mukiki ngo musaba imbabazi nyine umurwayi wanyu akiri ibi ni ibyoroshye rero mumanze mwibwirize ntabwo ngupfakaje niba umutware wawe sinkeneye kwapfa kabwana twarabanye na se urumva rwose mwana wanjye ni mwibereho ndababariye ndababariye rwose ngaho kanigendere rero nanjye mbere reka nkomeze muvuze n'ibyanga leta mujyana mu bitaro bikuru afite umuriro mwinshi cyane wakoze rwose niba ugiye ugenda amahoro karibu muzehe bayi rero ubwo bayi reka nigendere urakoze cyane gatoya ikize karibu muzehe yaragiye si ubundi hano hari kubera ibiki sheri uwanjye habaye kwa muganga yafatiwe hafi afatiwe hafi se aba bantu duhepfiriya bari kugenda bafatanya birukanka ageze hano afata ariko ni abazimu nabyo byashobora ko ari abazimu utamukora ahubwo abadayimoni bakakujyaho byashobora ko ari n'abazimu bamufasha ariko abazimu baheha abantu ko tuhiriye hariya hepfo biruka muri abatekamitwe gusa ibyo bintu biba nyine aka kanya nicyo kibazo mfite aka kanya duhuye pfiriye ikibazo mfite ni kimwe oya sheri nta kintu mbwira ngenda shaka kumenya ko hano iwanjye ari ibitaro nta kintu umbwira ngo tujyanze tubiganireho ngo iki twakajyanze tukabiganira mugakunda sero mutari kumanuka neza reba oya ngewe mbabarungizwe ni abazimu niki kibafashe ubwo byashoboka ko ari abazimu cyangwa bageze hano hari ibyo bahazi baje biruka mbona yikubise hariya hepfo mutabareka muzane mukore utuntu tworoheje nyine kugira ngo nose bageze hano hari ikintu bahari ntahari hari ikintu babakirije igipimo shira abantu abatubuzi izina ry'Imana ntakagwaye oya nararagasa tutamukora nyamuneka utambuna amaguru y'umugabo uzoka byarukana afite ikibazo cy'umutima n'amaguru ye bagiye rero rwaje turi mu bantu byashobora ko ari abazimu kuko yageze arayikubita hasi nyine ibintu byaramufashe mukora utuntu tworoheje none yaba bituzaniye hano se kandi nge duhuye ari muzima nyamara nawe uzajya ubanza witegereze ariko nabanje nditegereza kandi mupimye sanga umutima urimo uraterera mu gihumbi yagenda oya ariko se wimukoraho bitaza ko kutagufata nawe ariko uri kumonda sinoga ni ukuri kw'Imana ntabwo ibi bintu byumvikana nose ubundi yafatwa umwerekeza mu nzu aho kugira ngo umwerekeze ku bitaro ikintu upfa nawe rero ni uko ibintu byose utagiye oya sheri rega nanjye uzajya unyumva ntabwo unyunyiza aha se ni ibitaro nyine yakakwiye gufatwa umujyana kwa muganga umuze ntabwo icyo bita first aid ntabwo uzi ko umuntu ashobora guhita ukorera umuntu ibyo kandi uzazana ibibazo muri uru rugo umubyeyi we rwose aho se ubundi nyine turebe niba ari butonyinjiriza urushinge mu mugabo mu bese turebe ariko ibi bintu ubundi ni ibiki wanditse umubyeyi wave wamugizwe ba bantu ni abanyamitwe izina nari nabivuze ngiye duhuriye pfiriya yirukanka nk'isatura nturambwira ngo ngageze aha ngaha ararwara wayateze uravugisha ukuri biruka uravugisha ukuri se wowe hari icyo utabona wa musaza ubwo nyine abinteye mu reka mbabwize ukuri nabwiye guhemuka kwanyu ubu nani bazi nabagirira muri abanyamitwe bigana gutyo wakora imana ukazana satani korera imana wanjye satani akorera imana yewe zose ubu n'ibiki se ubundi ndakubwiye ngo ubu tuvugana ndakubwiye ngo no kugira impuhwe cyangwa iminsi cyangwa 3 ariko byageze saa 10 noneho mwese
bimaze kurikirana bimaze kumenya numva ibyo dukoreye hano abanyamitwe twese muraza gushyingura mata ndakubwiye ngo ubwo bwiza bwawe ibyo byarwaye byari byiza ariko ni ikuzimu kana nigendere namwe naje hamwe naje ibyo dukoreye ako nta bikosa ari ryanjye mwagakwiye kumbwira mbere nkajya mu mukino wanyu nanjye muzi sibyo nusubwo urumva mbaro mbwiswe ikosa ni ryanjye njyewe ibaze nawe ari wowe ugeze mu rugo rwawe usanze umuntu araryamye gutya yarembye abaye indembe we wakora icyo ari wowe urumva ikosa ufite nuko nyine utizera umuntu nyine ugahita uhubuka urabona uriya n'umupfumu bari bamuri ibideni ideni rero ry'umupfumu urumva yavuze ngo arica mu mubona nari mu kinyakantu kakiriga k'ubwenge kugira ngo abangaba byibuze bamare iminsi bashaka amafaranga nose umupfumu nyine umupfumu n'aba ngaba biri guhurira hehe aba bagiye ku mupfumu nyine kuraguza ngo babone umuntu bagurira ikibanza bamwe bakozemo amafaranga bakozemo ubu inyungu ugiye kungukamo ni iyihe rwose ahubwo se mwebwe iyo mwungutse kujya mu bapfumu ni iyihe oya mumbabarire mu bwiswe oya wirira ndagusabye ubwo mumwe muri urupfu ideni ngo ntabwo mushaka gupfa nose mumbabarire mu bwiswe mubona inzira za bugufi ari ukujya mu bapfumu koko nta kindi kintu mwakora ntabwo nshaka gupfa ngiye ese umuracyakora cyane mwagiye gushaka ase mwagiye musenga urarinda umbwira ngo ibintu nkoze ni ibiki kujya mu bapfumu ibyo ni kimamwiha ariko ndeka mwere urumva niba ari gusenga ngo tujye gusenga hanyuma turebe Imana n'iby'umupfumu tugende nyine ariko nukuri mwagakwiye kujya musenga hari imyenda yanjye nawe ntabwo kugira ibibazo ibyo ari byo byose feri ya mbere ari ukwirukanyira mu bapfumu ntabwo nguhemukiye tugiye gusenga iyo muza kumbwira mbere hose nanjye nari kumenya agakino nzimo ibyo se ni ibiki biza Imana izabikubaza aya marira undijije Imana izayakubaza ayo marira urize urakayarira wanga kujya mu bapfumu nta so erega nawe urafasha abantu nk'aba ngaba bajya mu bapfumu urangiza ukabafasha ubwo se ubafasha mu ibiki koko shimba barambwiza uko oya mbabarira umbwira ubwo urumva nawe utagiye kuzafatanya cyangwa nawe ujya mu bapfumu mana yanjye noneho naba ndugwishije we njyewe nawe ndenganye ntabwo njya mu bapfumu nta nubwo nzi ibyo bapfumu ibyo ari byo ariko ikigaragara cyo mufitanye gahunda mu migambi yanyu byose njye ni akadira k'imitwe nyine kugira ngo mukize umupfumu kandi kari gaciyemo nuko wise ubyangiza byose ese ubwo bari kuguhangaye bari ubwiza ukuri iyi diri yo kwishyira mu byango ni diri bwoko ki ubwo se uriya mupfumu koko nimba akubita n'izo nkuba zigapfa ubwo nawe ugiye mugapfiramo ku nkuba se none abapfumu ntabwo bazi ibyo bakora tutaziranye ntabwo bari ukirinda abapfumu ko mwinginze koko ibibazo byose tugira ntabwo twicara tukabirangiza njyewe nawe tukaganira tukungura inama ibitekerezo bikajya hamwe ubwo ndabiretse ko nafite igitekerezo cyo kuzajya mu bapfumu kugira ngo baguhindura akantu katavuga kubera kugira amagambo menshi ngaho nyumvirize ngo wari ufite gahunda kujya hehe kujya mu bapfumu ubu wananiwe kunguyaguya ngo nceceke se ku buryo uzagenda mu bapfumu yewe isi umugabo ufite n'urwandiko uzagenda nakubwira iki yusu umugore ufite niba ari wifunguye yes ni Manudi wanyu cyangwa se Manudi show ubwo ni kuri social media zose ni show pa kuri pa nana barapira man ariko nabyo nkoze so jya kuri YouTube wandike mu Manudi show ugira filime zanjye urebe banga zanjye zose mba nateguye ni Manudi show.